nta wundi muntu ukwiye kundengera, yaba ari mama ntanyumva, Mabukwe ntanyumva, n'umugabo ntanyumva, kandi mfite abana bakeneye kubaho. Nibwo nafashe inzira rero njya Samatare, ndavuga nti Imana nkwiriye kwibera muri iyi nzu wubatse utagombye umuyede cyangwa umufundi, nta n'inivo wifashishije, kuko urabona ko abantu bose bamvuyeho. Abantu bafaga inaha i Kigali baba mama baje gusengeramo, hari ukuntu mama agendana biswi cyangwa se akaji, nibo bambemburiraga abana, ariko kavuga nti nta kundi, nta bundi buzima asigaje. Murabibona ko niba badafite isabune, niba badafite ibyo kurya, birumvikana nta buriri, niba badafite 3,000 byo kwishyura iyi nzu, nta buriri, nta cyo kwiyorosa. Reba uyu musozi babaho, njye mba mbona Imana itantekerezaho, kubera kuyiza kuntekerezaho. Ntabwo mba naranzwe na famiye nshatsemo ngo nangwe niyo navutsemo, nangwe naho nkodesheje. None se iyo Mana iri kukubwira yimbarize ngo ntabwo izi ko naje hano baransohoye? Kajya nibaza ariko ubu abana banjye nabo umugisha cyangwa abana bavutse ari ikibazo. Iyi nzu ngo ni yangahe? Ni 3,000. Inzu y'3,000? Yego. Ubuse yo urayabona niba nta kazi ufite? Nyabona nyine ngenda nyafashwa n'abantu gutyo kuko nta kazi mfite. Hakinwaye ko hari igihe tuburara cyangwa tukabwirirwa. Hari n'igihe umuntu abura inkweto akagendesha ibirenge cyangwa se akabura imyenda, akabura isabune yo gufura niyo afite. Imyaka 10 uracyari mu wa 4? Ubwo ni kwa kundi yagiye acikisha amashuri? Ego yagiye avamo kubera kubura ubushobozi, ambwira ko bidashoboka ko twabana. Nyine ngeze iwacu nabo baranyanga ngo niba bo banza abo bana kubera ko bavuka kuri nge, nanjye nimfata abana babo ngende mbabahe uko byamera kose. Abana banjye bazabatoragura aho naguye. Zo ariko twahurira ahantu akambwira ati ntayo nzaguha, uzajya batekera za mpapuro nagusinyiye. Uzanywesha agacuma k'amazi akonje gusa. Yesu ntigeze avuga ibintu bikomeye, agacuma k'amazi akonje gusa. Ngo ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Ariko utabare wabarinzura barengera baterera imisozi batambika ibikombe ndetse n'ibibaya. Ndagushimye ndakunezerewe kubera ko umunyembaraga, gushimye kurinda kwawe guhambaye kubera ko ugabika wategeka bigakomera. Aya masaha ngira umutware, gushimye ukuntu wabarinze impanuka, ibyikurura n'ibyigenda ku buzima bwabo byari byinshi, ariko kubera ko umunyembaraga turagushimye ko tugejeje kuri uyu musozi. Mana turagushimye ko tugejeje muri uru rugo rw'umwana wawe. Turagushimiye, reka bimenyekane ko ari wowe Mana data wa twese bakagana
bagiriye umugisha amavuta yawe akomeze kubabaho cyane mwuka w'ubwenge akomeze kubaganzaho n'aba ari twe tugaragaraho izina ryawe rihabwa icyubahiro bagishyika muri urugo rero nyiri ngabo reke ibiganiro byose biri bukorerwa aha hantu ubisigikire ubisiga amavuta magambo tuganira abayo kuguhesha icyubahiro n'aba ari tugira ubutware urakarama rero mukunzi biragushimiraga ko abari kugira baza bakaba bashyize muri uru rw'amahoro ndagushimira ko wagiye kuganiraho izina ryawe rikomeze kuganza ukomeze kubana natwe muri gahunda zose turagusuhuje wowe udukurikiye kandi turashimira Imana kuko yongeye kutugarura imbere yawe kugira ngo dukomeze dufashanye mu by'urugendo rujya mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kuba mu cyaha ahubwo babone amahoro, ariko biri kongera kavuga ngo turangwe n'imirimo myiza y'abana b'Imana. Agakiza kuzuzwa n'ibintu bigeze kuri bitatu. Icya mbere ni imirimo, icya kabiri ni ukwizera, icya gatatu ni imbuto. Nibwo agakiza kaba kuzuye, kwizera, imbuto ndetse n'imirimo. Uyu mwanya rero ngira ngo murabona aho twageze. Twageze ku mukozi w'Imana ukijijwe wubaha Imana. Twamusuye ngira ngo murabona ko ntago ari hahandi hari hasanzwe uko mwari musanzwe mutuzi aho twakoraga ibiganiro kwa mama Karabo. Hanyuma rero uyu munsi twatereye imisozi, twagiye gusenga, tuca ku mukozi w'Imana kugira ngo dufatanye gusenga, ariko tubanza gukorana akaganiro gatoya karebana n'imibereho abayemo. Ngira ngo murabona ko turi kumwe na mama Karabo, twatereye umusozi. Reka mbere yuko wenda uyu mubyeyi twasuye adusuhuza, mama Karabo abanze basuhuze. Yesu ashimwe. Mama Karabo umeze ute? Meze neza cyane. Mbega ubu ndi iwacu. Iyo ndi mu bihe byo gusenga, iyo nagiye gusenga, iyo ndi kumwe n'abavandimwe mba numva aribwo ndi iwacu. Yego. Mama Karabo ati ndi iwacu kuko yaje mu bihe byiza byo gusenga. Reka noneho twakire uyu mubyeyi twasuye atwibwire, asuhuze abadukurikiranye, hanyuma niturangiza dukorane ikiganiro gitoya kubirebana n'ubuzima abayemo. Murakoze cyane. Muraho neza? Yego muraho neza. Muratubwira amazina yanyu, mwibwire ababakurikiye. Ubu mukurikiwe n'abantu benshi, yaba bari hano mu Rwanda cyangwa se abari mu bindi bihugu bya Afurika turimo, ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika, n'abari ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane wa Oceania. Ubu kukiwe n'abantu benshi. Rero urabibwira amazina yawe, hanyuma unatubwira ahantu tuye ni hehe, hitwa ngo iki? Yego nitwa Niragira Makire, ntuye mu kagari ka Nyabikenke, umudugudu wa Gikumba, umurenge wa Bumbogo, mu karere ka Gasabo. Ubu hano ni muri Bumbogo? Yego. Muri Gasabo. Yego. Byari byananiye. Ubwo rero njyewe nitwa Niragira Makire, ndi umumama w'abana 4. Yego. Ubuzima mbayemo nyine n'ubwo gusenga buri munsi, mpora numva nshaka gushaka mu maso h'Imana kuko mbona Imana ariyo yandengera. Yego mubyeyi, birumvikana ati ngewe ubuzima mbayemo no gusenga, kandi gusenga ni byiza. Ni nayo impamvu twagusuye kugira ngo dusengane kandi tunamenye n'ubuzima ubayemo. Buriya Imana twamenye ni Imana ifite byose mu biganza byayo, kandi njya nkunda kuvuga ngo ntabwo Imana hari igihe tubwira ibintu tukagira ngo hari zabihananura bituruke mu kirere byikubita imbere yacu. Nanjye niko najyaga mbitekereza.
nanjye niko najyaga mbitekereza. Imana yajyaga imbwira ati nzakugirira neza, nzakugaba. Hari ubuzima nabayemo busa n'ubu ngubu, nabaye ahantu hasa nk'aha ngaha, ngira ngo mama Debora n'inshuti yanjye arabizi. Imana ikajya imbwira ngo nzagutungisha, nzakugaburira nawe ugaburira abandi, nkajya mvuga se, nkajya ntekereza ngo bizajya bimanuka nko mu kirere wenda bigwe hasi, ariko siko bigenda. Imana igira inzira nyinshi kandi zicishije mu bantu. Yes. Imana igira inzira nyinshi izicishije mu bantu. Ntabwo Imana izamanura ibintu mu ijuru, ahubwo izakoresha abantu. Buriya nagiye mbona kenshi, niyo usomye muri Bibiliya ubona Yesu yagiye kenshi arwana urugamba rwo kujya Yerusalemu kugira ngo amenywe n'isi yose. Pawulo yahoraga arwana urugamba rwo kuzajya i Roma kugira ngo, kuko Roma mu gihe cya Pawulo niyo yari iyoboye isi, akumva ashaka kugera muri kapitali ngo amenyekane ku isi yose. Rero buriya ubutunzi bwa mbere ni ukugira abantu, ni ukubana n'abantu, kuko Imana igiye kugusubiza ica mu bantu. Akaba ariyo mpamvu twaje kuri mama Debora. Mama Debora, ikiganiro turimo ni ikiganiro cyitwa dusengane, ariko gusenga gushingiye ku mirimo myiza, kuko tumaze igihe turi gukora ikiganiro mu makarabo ku birebana no gusenga mu buryo butandukanye. Ariko twabonye ko hari abantu benshi baba mu bihe byo gusenga mu butayu, mu buvumo, hirya no hino, bakagira amavuta, ariko mu ruhande rw'umubiri ntibasubizwe. No tuza kureba se kuki abantu basenga amasengesho menshi ntibasubizwe, nta nkomi yabirimo. Dusanga hari ubundi buryo Imana ishaka ko dusengamo, ariko abantu birengagije. Ubu buryo ni ubuhere. Twabonye ko ni uburyo bwo gukora imirimo myiza, kandi ukayikora wifashishije imbaraga ufite, ubushobozi ufite. Ntago ni ngombwa ufite ubushobozi bwo hejuru, ubushobozi ufite ukabukoresha Imana ikaguha. Kuko twabonye ijambo ribaza ngo kuki Yesu yavuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanga ku rugi muzakingurirwa, kubera ko usabye ahabwa, n'ushatse abona, nuko manze ku rugi agakingurirwa. Kuki twe dusaba ntiduhabwe? Ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzajyawe. Tuvuga ngo tugisaba kuki tutagihawe. Twabonye abantu benshi bagiye bakora imirimo myiza baragiye basubizwa. Tubona abandi basenze cyane bagira amavuta, ariko mu ruhande rw'ukabona ntibasubizwa. Tubona ko rero hari ahantu tujya gushakira ibisubizo by'umubiri hatariho. Mu masengesho menshi tubona amavuta, ariko mu kubona ibisubizo by'umubiri nuko natwe turekura tugatanga, tugasanga abakene, tugasanga imfubyi, tugashaka abapfakazi. Mu bushobozi dufite tukajya gute tugatanga. Akaba ariyo mpamvu twatereye umusozi duteranye n'aba bene data bagukurikiye, kugira ngo tuze kureba uko mubayeho, hanyuma mu bushobozi bwose twabona tubafashe, hanyuma namwe Imana ibasubize, kuko nta handi izaca, ni twebwe izacamo, n'abagukurikiye izacamo, kugira ngo nawe ikuhindure ubuzima. Hanyuma mama Debora, ndibwira ko ntabwo wahoze ubaha ngaha mbere hose. Aha niho wavutse, uba niho ubuzima bwawe bwose wabaga. Bimeze biti? Amavuko yanjye navukiye Cyangugu muri Nyamasheke, yego, umurenge wa Kanjongo, niho iwacu, niho kavukire. Ngo nyine nza kuvayo nje mu kazi ko mu rugo, umubyara wa mama wari waranzanye ngo mufashe kurera abana. Nyuma yaho rero nyine nza gushaka umugabo, nawe biranga. Hari amateka mabi nyine yaranze iki gihugu, byatumye tudahuza. Ambwira ko bidashoboka ko twabana. Nyine ngeze iwacu nabo baranyanga, ngo niba bo banza abo bana kubera ko bavuka kuri nge, nanjye nimfata abana babo ngende mbabahe. Ubwo nyine ndareba abana banjye nkabona ntabata, ndavuga nireka ngende i Kigali uko byamera kose, abana banjye bazabatoragura aho naguye. Ngeze i Kigali rero umugabo nyine turaregana, abantu bangira inama yo kumurega, nkayamurega. Twagera muri haguruka, umugabo akayemera indezo, ariko twahurira ahantu akambwira ati ntayo nzaguha, uzajya ubatekera za mpapuro nagusinyiye. Nyine ubwo mpura n'ibikomere. Urumva n'iwacu sinari mfite kujyayo, kuko mama yarambwiraga ati nashatse umugabo wanjye, nawe ugende umwumvikane n'umugabo waho mugomba gushyira abana. Ubwo nyine ngaruka muri Kigali, aho mbaye mu nzu. Uwo mugabo bari bamutegetse kunkodeshereza inzu, inza nkodeshereje nyine nayo yanga kuyishyura amezi 7, kuko yari yayishyuye 2 y'ibanze, nayo yari nk'iyishyurwaga 5.
1500. yego hari muri 2009. ubwo ni hagana he? inzira hariya mu izindiro kwa Nayinzira niho iyo nzu yari shamburete. hari hakiri icyaro. yego ubwo nyine nyirinzaza kunsohora mu nzu narambwira ati rero inzu yanjye nanjye umugabo yayinsigiye ngo mfashe kurera imfubyi yansigiye, ntabwo naguhureka ngo ugume muri iyi nzu, ntufite ubushobozi buzayinyishyura, n'umugabo wawe ntiyemera kunyishyura. ubwo rero inzu yanjye nanjye sinayubakiye indushyi z'i Kigali. ubwo niho nafatiye imbaraga zo gusenga, ndavuga nti nta wundi muntu ukwiye kundengera, yaba ari mama ntanyumva, Mabukwe ntanyumva, n'umugabo ntanyumva, kandi mfite abana bakeneye kubaho. nibwo nafashe inzira rero njya Samatare, ndavuga ngo nkwiriye kuryama muri iyi nzu Uwiteka yiyubakiye. wagiye Samatare se abantu bajyanye? narabajyanye, icyo gihe nari mfite 2. muri ruriya rutare njya mbona rumeze kuriya ruhanamiye ruri hejuru, haba hari inzoka z'imbarabara inshira, nigeze kujyayo nkasohoka ku manywa nkabona ziragenda gutya ku murongo. yego naragiye ninjiramo, harya hari icyumba bita mu rupfu kiba kirimo n'utuzi ukuntu. ujyana abana mu rupfu? yego turinjiranamo nyine, nagendaga mbanza gukururana umwe nkongera nkagaruka nkinjirana undi. ndavuga nti Imana nkwiriye kwibera muri iyi nzu wubatse utagombye umuyede cyangwa umufundi, nta n'inivo wifashishije, kuko urabona ko abantu bose bamvuyeho, nkwiriye kubahanga. nyine ubwo tubamo maramo iminsi myinshi igera muri 12, ariko ego abantu bavaga inaha i Kigali b'abamama baje gusengeramo, hari ukuntu umumama agendana biswi cyangwa se akaji, nibo bambemburiraga abana, ariko nkavuga nti nta kundi, nta bundi buzima asigaje, niberaho. icyakora ari ku munsi wa 10 nibwo naryamye ngira udukezi twiyerekwa, nkajya mbona nongeye kuvaho nagarutse kuri wa musozi nakodeshaga, ariko mbona ngo ahantu nari nasize ibintu babitwaye, kuko ku munsi wa 11 ariyo saa 8 z'ijoro nibwo Imana yabujije umugabo amahoro, araza kunshaka ngo abanza gusiga imodoka ye igahengeri harya ku mashuri, niba uhazi naho ayisiga ku mashuri, ajya kunshakira muri iryo buye, arambura, ashaka umuzamu. yari yamenye yuko Imana yamukuye kuri Muhazi. noneho aravuga ati iramubwira ngo hari umuntu wanjye ubabaye undi mwari riyabuye, genda umugirire neza ndahita ngusubiza. none ubwo sinzi ibyo yasengeraga, kuko yarambwiye ati icyo Imana yantumye gukora nicyo. ubwo yasanze muri iryo buye, arambaza nyine, arakomeza arahamagara igahengera, arambura, ajya Samatare. Imana ikomeza kumuha ibimenyetso by'inzira ari bunyure. murumva yari yahagurukijwe inaha i Kigali agiye gushaka Imana kuri Muhazi mu butayu bw'amazi. noneho ubwo amaze kunshaka mbuze, akomeza nyine ikomeza imuha ibimenyetso by'inzira imujyana Samatare, niho yansanze. ngeze Samatare nyine arahamagara, akajya avuga ibimenyetso, mama Debora, umumama waje gusenga, umumama waje gusenga afite abana 2, kuko twarimo turi benshi, afite abana 2, yambaye agatenge k'ubururu kacuitse n'agapira k'umutuku k'amaboko. ndavuga nti uyu muntu ni njye wari gushaka. Imana yacu iravuga ati umuntu watinyutse kuzana abana 2 mwiriwe atekereza ko azahagwa, ngo Imana irambwiye ngo ntabwo ari aho gupfira, ni aho gukirira. ndangije ndasohoka njya nyine ahantu twaturiraga ibyaha. ndangije abarambonye, arambwira ati aho nagushakiye ntabwo wumvaga n'ibimenyetso by'imyenda wambaye. ndavuga nterega wa mugabo we, njye mba mbona Imana itantekerezaho, kubera ko uyiza kuntekerezaho ntabwo mba naranzwe na famiye nshatsemo, ngo nangwe niyo navutsemo, nangwe naho nkodesheje. ati Imana irambwiye ngo haguruka utahe, ibyifuzo byawe yabisubije rwose pe. ndamubwira nti yimbwirire ngo ndatahahe, ko ibizi ko iyo navuye cyangwa ubu nta muntu n'umwe unyemera, arabona ashatsemo ari naho navuye, ko ntawe unyemera ndataha. niyimbarize iyo Mana yanjye, habaho kujya impaka, niyimbarize wowe ibasha kumva, hari wowe muri kuvuga, niyimbarize ngo ndataha. arangije arambwira ngo rega irambwiye ngo haguruka utahe muri karitsiye wabagamo.
none se iyo mana iri kukubwira yimbarize ngo ntabwo izi ko naje hano baransohoye, ibwire ngo nayibwiye ko nshaka kugwa mu nzu yiyubakiye itagombye umufundi cyangwa umuyede. Umugabo arambwira ati haguruka utahe niko Imana imbwiye. Ndamuganirira ko nta n'itike mfite, ariko rangije aransubiza ngo irambwira ngo nkubwire ngo wowe yakereje iramutegera, haguruka utahe. Ndamugana ari kwa mugabo, ubundi iyo mana ikubwira yimbwirira nanjye zibimbwira, imbwira ahantu iri kunyohereza. Mbega dukomeza kujya impaka kuko urumva nari ntarabyiyumvamo neza, kuko aho niho naboneye amavuta, niyo mbona hari ibintu byanzengereje niho njya gushakira Imana. Ndangije umugabo arambwira ati haguruka dutahe njye kukwereka umuntu kujyana, kandi Imana irambwira ngo nta mwana w'umuntu uzongera kugusuzugura. Ati Imana irambwira ngo nta mwana w'umuntu uzongera kugusuzugura ngo agusohore mu nzu ataguhaye piriyani. Mvayo gutyo nyine ndaza, maze kuza ngeze mu rugo, ngeze aho twabaga nsanga nyine iyo nzu aho twabaga bayishyizemo undi muntu, utuntu twanjye nari nadusize munsi y'igiti cy'umunyinya hariya kwa n'inzira. Nari mfite akamatera k'umunyeshuri nsanga baragatwaye, akabase nari mfite baragatwaye, nari mfite n'ijerekani, ibyo nabyo nari narabihawe na barumuna ba mama Karabo, nabyo nsanga barabitwaye. Ubwo rero nyine uwo mugabo ahita ashakira inzu, ayishyura amezi 6, basohoye muri 1,500, yishyuriye 15. Aho niho nahereye mbona gukomera kw'Imana. Ubu utangiye kuvuga ati Imana ndabona inzi. Yishyura inzu ya 15, ayishyura amezi 6, asiga amahiye, mbega nk'abandi bakire bose. Urumva ko Imana ica mu bantu nta handi yaca. Yego. Ubwo rero nyine ibyo mbibonye ndavuga numva nkwiriye gukurikira iyi Imana. N'abantu bose bo kuri uwo musozi baravuze ati niba hari umuntu wasenze Imana ni mama Debora, ubu kwa n'inzira amafite amateka meza kubera ukuntu mbese Imana yagiye ibana nanjye. Nahise ntangira gusenga cyane, mbyinjiramo cyane, Imana imba bugufi iranshyigikira, nubwo nyine nkiri mu mikakaro nk'iyi, ariko Imana yabanye nanjye, yagiye ibana nanjye, kampuza n'abantu twasenga ibyo bazanye ngo dusengere, nkabona Imana irabishyigikiye biremeye. Mbega mbona ko gukora ari uko Imana mu gihe cyashyizweho, Imana ijya ibasha kuguteturura n'ubwo buzima nabayemo. None wageze inaha ngaho ute hano i Bumbogo? Nyuma rero nyuma yaho naje kubona akazi. Wa muntu w'Imana yarambwiye ati Imana imbwiye ko iguhaye umugisha, nta mwana w'umuntu uzongera kugusuzugura. Nza kujya hariya kuri hoteli Olympique kwa Mushimire, masanga barimo kubaka, nagendaga mpetse umwana wanjye umwe undi mushoreye. Ndababwira nti mwampaye akazi, hambwira ati ese ubwo ninde waguha akazi n'iyo famiye yawe? Ndavuga ni nyamara nyine kubera ko famiye nyifite kandi nta handi nayishyira, ariko mumpaye akazi mumfashije nkabona uburyo bwo gutunga famiye. Arambwira ati nta mugore uhetse umwana tujya duha akazi. Noneho ubwo nyine kubera ko nakundaga kugira ibikomere, kajya nibaza ariko ubu abana banjye nabo umugisha cyangwa aba bana bavutse ari ikibazo? Kubera icyo abantu bose bambwira ngo kubera abana nta wangirira neza. Nyine numva gahinda karaje, ariko ubwo nyiri iyo hoteli yararawe arampamagara, aranjyana nyine aranganiriza, ndamubwira ukuntu byangendekeye, uko nabibabwiye hasi. Ndamubwira nti nyine nuko byagenze, nabyaye abana mbabyarana n'umuntu, kubera ko yavutse muri aya mateka nanjye nkavuka muri aya, biba ngombwa ko tutabyumvikana. Ngeze iwacu rero bigenda iyo tuvuze muri aya mateka abantu wenda ntibabyumva neza, ni ibintu by'amoko byabaye mu Rwanda. Umwe ari umuhutu undi ari umututsi, iwabo w'umuhungu bari abatutsi, iwabo mama Debora ari abahutu. Noneho kwa nyirabukwe baramwanga, ntidushaka umuhutukazi. Noneho niwabo ajyanye b'abana baravuga ati ntidushaka abana b'abatutsi. Ahitamo rero kuza kuba muri ubu buzima kugira ngo arere abana be, kuko azi ko abana ari umugisha. Yego. Ubwo naho byaninze bikwinjiza kubera iyo mpamvu.
ibi ni bya bindi ko leta yacu ikunda ivuga ngo ibi bintu by'amoko bicike mu bantu, kumbi abantu n'ubu biracyabarimo kugeza ubwo n'imiryango yanga abana, umugabo agata umugore, umugore agata umwana, umugore agata abana. birahari niyo mpamvu nyine nayo ibi bitsimbararaho ni uko izi ko bihari birahari, kuko nk'ubwo abana banjye ntibagira kivugira, haba iwacu ntawe ubavugira, haba iwabo ntibagerayo. ubwo nyine urumva ni ibikomere biba biri ku mubyeyi uri no ku bana, kandi ku bintu umuntu atigeze agiramo uruhare, kuko urumva kuva iwacu kugera iwabo w'umugabo cyari 5 uteze mu gihe nyine cya mbere. none ubwo ngubwo bakambwira ati aba bana utuzanira bararuta abacu mwatwikiye mu nzu mu kwa 4. ukibaza se mu by'ukuri aho hantu nari mpazi nari mpari se warabikoze nyine kuba utari uhazi ntiwanabikoze, ariko akaba ari wowe babiryoza ugasanga rero. ariko jari ibi ni bya bindi twakoze muri cya kiganiro ko satani ateza abantu ibyago kugira ngo barusheho kwanga Imana. ibyago hari igihe bigera ku muntu bikarangiza Imana yizinutswe, ariko mama Debora ndumva Imana yakomeje kugenda nawe kuba hafi cyane mu bintu bintangaje. Samatari ni ahantu habi, Samatari ni ahantu habi. nanjye nahagiye kenshi, hari igihe najyaga njyewe nkasohoka hanze nkirirwa nicaye hanze ku ibuye, inzoka zikaza zitambuka nzireba gutya zikina imbarabara biki, ubucurama bwabo kujyana abana b'impinja muri buriya bucurama, kandi bugira indwara nyinshi cyane. Imana yakomeje kumbera Imana. buriya hari n'igihe cyageze no kubona ibyo kurya bikangora, nkajya mu bibare gutoragura iby'abandi banenye nkabibaha, ariko abana banjye Imana yarabarinze. sinzi mu bitaro, mbese yarambwiraga ngo nzagutangira mituweli, nkagira ngo nukuzakoresha umuntu akanyishyurira ya makarita ya mituweli. najya gusenga nkibwira se Mana mituweli ko ndeba ntayo mbona, ikambwira ngo ninguha mituweli uzaryama ikibagabaga wowe n'umuntu ukugeraho. buri Imana izi ubwenge cyane, ahubwo ishyiraho uburinzi abana banjye ntibarwara. kugeza n'ubu ngubu Imana yakomeje kumbera Imana, niyo mpamvu numva nkwiriye kuyinambaho. nubwo bimeze bitya nzi neza ko hari igihe kizagera igashyiraho iherezo. uti hari igihe kizagera Imana ishyiraho iherezo. bajya baca umugani ngo ntagahora gahanze, kandi Salomo yaranditse mu mubwiriza aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo, ngo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. hanyuma reka tugaruke wenda ku cyo twari tubajije ku birebana n'ukuntu wageze hano i Bumbogo. ni ahantu haremereye turahagenza ibyuya biraza. naze nkubwira ngo ni Rurindo. wowe wambwiye ngo ni muri Rurindo, Makarabo niko yambwiraga ngo ni muri Rurindo, kumbi ni muri Bumbogo, kandi haraterera harakaze rwose. hanyuma mama Debora wageze inaho uti ni Imana nayo yakuzanye ahangaha? nyine ni ubuzima. naje kubura akazi kuko natangiye kubabwira ko nigeze gukora kuri Olympique. wari urimo kutubwira ukuntu waganiriye na bosi, abandi bo banga ngo aba bana ntago babaguhana akazi. bosi mwaganire mute, byagenze bite? twaraganiriye nyine mubwira byose uburyo byagenze n'ukuntu naje muri uyu mujyi. abana nyine ubwo babanterageranye, arambwira ati genda wicare hariya nzajya nguha akazi. aragenda muri babafunde arababwira ati umugore mujye mumuha akazi ni uwanjye. ariko abantu njya numva ngo abana ni ibigeragezo, ndibwira ko batakubera ibigeragezo. nyine urebye muri ubwo buzima umuntu aba ari gucamo, ushobora kubitekerezaho. niho navuze ngo ese abana ni ikibazo? kuki aba bana banjye aho ngeze hose bavuga ngo kubera abana busohotsa, kubera abana ntukwiriye kugirirwa neza, kubera abana ntukwiriye kubona akazi. nyine mbyibazaho, nabyibajijeho, ariko ndangije ndavuga ntuwite aba bana aho nzagwa niho bazabatoragura. mbaye ngifite ubuzima nzabana nabo, naba ari ku musozi nzahararana nabo, naba ari mu nzu nzabana nabo. ubwo uwo mugabo rero yaje kumpa akazi. maze kumpa akazi bari barimo kubaka iriya etaje, babwira abafundi ati mujye mumuha akazi uyu mugore ni uwanjye, kubera nyine ko nari namubwiye nk'uko nabibabwiye. arangije asanga koko ibyo bintu byarakomerekeje abantu benshi batigeze babigiramo uruhare. amakazi
mu masuku hoteli yuzuye, abwira abagore bakotera ati uyu mugore mujye mumwigisha gukotera ni njye ubahemba, yakora neza yanebwa mujye mumukosora ni njye uzajya ubishyura. Ambera umubyeyi mwiza, ampamwe akazi. Arangije hoteli iruzura, ubwo niho nigiye gukotera amakaro, niho nigiye gukotera amabuye. Birangiye hoteli iruzura, imaze kuzura umunsi wo kuyitaha arambwira ati ntabwo nagusezerera nubwo nta mashuri ufite, nzaguha amasuku. Ampaka amasuku akajya mpemba 35. Noneho hazamwe abakobwa basasa mu mashambure baravuga ati twebwe dufite amashuri yacu ntabwo tuzajya tujya muri toilette, muzaza n'umukirina wo kujya akora muri toilette. Bahembwaga 150, anyemerera 70. Ubwo ya mafaranga yo mu bukirina mbanyakubye kabiri. Noneho bandangiramo n'akandi kazi ka sauna massage, ari ibyatsi bajyana. Arambaza ati kwa tubwiye ko tuye mu izindiro ibi byatsi urabizi? Ndavuga ni ndabizi. Wajya ubibona? Nti najya mbibona. Ubwo nabyo banyemerera ko umufuka umwe bazajya bampa 5,000 nkayijyana kabiri mu cyumweru. Ubwo nsanga ya mafaranga y'ibyatsi azajya ntungira umuryango, hanyuma yandi y'ukwezi azarayo nishyura mu inzu. Mbese nanjye njya gushaka inzu nziza isobanutse. Njya gushaka inzu nziza isobanutse, mbega ntangira ubuzima bwiza. Nyuma yaho nyine nanone nza kugira akazi kaza gushira, kubera ko iyo muri hoteli bashenye komite nyobozi ishobora kuba yarahombye, barayisenya. Ubwo rero bayisenye, abandi binjijemo nabo bakajya bagenda bazanamo abandi, kubera ko boss yaje kurwara ibintu by'amastress ajya kwivuza hanze, abiharira abamanager n'abandi. Akazi gahagarara gutyo, ubwo nyine gahagaze gutyo ngaruka gushaka inzu ya make y'Ibumbogo. Ni muri ubwo buzima rero nuko wageze hano Ibumbogo. None se muri ibi bihe, muri iki gihe nyine ubuzima urimo bimeze bite? Ubu ibyo kurya abana barabibona neza, abana se kwiga, so ubundi kwambara bimeze biti? Biragaragara abantu ngira ngo bagukurikiye bari kurebana ahantu ukuntu hameze, ariko byose nyine Imana ibyemera. Ariko nanone hari igihe kigera Imana ikavuga ngo iki gihe nyikuvanyemo ngushyize mu kindi, kandi twabonye ko nyine n'abandi ikoresha. Hanyuma mumeze mute muri ibi bihe hano muri Ibumbogo? Nyine urumva aho koroniziye niho ibintu byazambye, mbura ubushobozi bwo kwishyura inzu, nza gushaka iya 3. Ariko mu by'ukuri nayo sinjya nyabona. Ihangane gato, iyi nzu ngo ni yangahe? Ni 3,000. Inzu 3,000? Yego. Ubuse yo urayabona niba nta kazi ufite? Nyabona nyine ngenda nyafashwa n'abantu gutyo kuko nta kazi mfite. Mbega ubwo n'abana kurya biba bigoye no kwiga, bari bamaze imyaka 3 bari abakuru batiga. Urabona nyine mfite n'abandi batoya nabo batiga, ntabwo byoroshye, ubuzima burakakaye. Ubwo bivuge ngo niba ubura 3,000 byo kwishyura inzu no kurya kwa abana biragoye nyine, kurya ntabwo biba byoroshye. Use kwiga ko biga neza? Ntabwo biga neza nyine, bari bamaze imyaka 3 bicaye. Ubwo shobundi nibwo nagiye mu bayobozi ndababwira ndiko bimeze gutya, bampa icyangombwa. Ariko nkijyanye no ku kigo cy'amashuri, directrice aravuga ko kuba barampaye icyangombwa ntibivuze ko abana bigira ubuntu, ngo ngomba kujya nshaka agapirime gake, kandi nako nyine nta bushobozi mfite kuko no kurya biba bigoye. Yego ya shuti bakundwa kandi bavandimwe, dusangiye gucungurwa mu maraso ya Yesu Kristo. Ariko kandi hari n'abandi tuvindimwe mu maraso ya Adamu, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko hari Adamu wa mbere wahindutse ubugingo buzima, hakaza na Adamu wa nyuma wahindutse umwuka utanga ubugingo. Adamu wa mbere nuriya mukurambere wa mbere wabayeho, tuvukaho twese ubwo turabavandimwe kuri wa Adamu. Hanyuma Adamu wa nyuma ni Yesu Kristo, akaba ari umwuka utanga ubugingo. Bivuga ngo rero ari abo mu ruhande rw'umubiri tuvindimwe, ari nabo mu ruhande rw'umwuka kuri Yesu tuvindimwe. Ngira ngo turi muri bya bihe byo gusenga, aho twagiye kureba mwene data mushiki wacu
ni umuntu usenga, arakijijwe, yubaha Imana, ariko hari igihe Satani usanga arwanya abantu b'Imana, agaca hirya no hino, agashaka ibitero byinshi kugira ngo yihebeshe umuntu agire mu gikombe cyitwa ishidikanyamana. Mu Kristo mu rugendo icyo gikombe yakigezemo, aho yageze tanyavuga ati ariko Imana iri kumwe nanjye, ko si Imana yaba yaramamagaye ubu buzima naba mburimo. Iki ni igikombe Satani ajya kuna gucishamo abantu kugira ngo usigare wumva ko nta Mana ibaho, birangire no kuyizera bishize. Rero navuga ngo aha hantu ni huri. Hari igikombe cyitwa ishidikanyamana, hari igikombe cyitwa mucisha bugufi, ariko tujya tuvuga ngo hari igihe Imana igeraho ikakituvanamo. Satani wagitegura kugira ngo atubabaze, tugeraho Imana tuyiveho, ube wakwicira inzira. Hari abantu babagira aha ngaho bagahita bavuga ati ndabirambiwe, agatangira kwinjiza n'abagabo, agatangira kujya kwicuruza. Nicyo Satani abashaka. Ariko mwebwe urumva ko mwakomeje kwihangana, mukomeza gusenga Imana, mukomeza kwegera Imana. Akaba ariyo mpamvu tubwira abadukurikiranye ngo niba dusenga kuko tukaba twubaha Imana, amasengesho yacu abemo ibikorwa, dufashanye, dushyigikirane. Niba tuvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa buherekezwe n'imirimo, kuko kuvuga gusa kutagize imirimo nako ntacyo kuba kumaze. Hanyuma rero ngira ngo murimo murabona ikiganiro tugirana n'uyu mubyeyi Mama Debora. Abana bawe bari hehe bose? Abana banjye bari hano, ndabafite. Bari he ngo tubarebe? Ubusi ibikumi n'abasore? Yego, harimo inkumi. Hanyuma birumvikana ko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikaze kuba mu buzima nk'ubu, ukaba mu nzu nk'ingiyi, inzu wishyura 3,000 nawe ukaba utayafite. Ni ubuzima bukomeye. Ariko turi mu kiganiro dusengane, ariko tunareba ngo babayeho bati abantu b'Imana, abantu bubaha Imana, abantu bakijijwe. Ngo Satani akunda kwihererana abantu b'Imana, agashaka kubabaza. Muri uru rugendo niko bimeze. Hari ijambo Yohana yanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe cya 9, yaranditse aravuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye ibintu bitatu, ngo musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nubwo turi hano mu Rwanda, ariko n'abandi bari hirya no hino bose bakijijwe, ibi bintu turabisangiye, amakuba, ubwami no kwihangana. Tugomba kubisangira rero. Niba hari n'ibisubizo nabyo tukabisangira, tugashyigikirana. Akaba ariyo mpamvu turi imbere ya kamera ya Iron TV, ku bantu bakurikirana ubutumwa bwiza butambuka ngaha, ku bantu bafite umutima wo gufasha abantu b'Imana kugira ngo badufashe. Hanyuma dufashe uyu mubyeyi, turebe ko twamukura hano nk'aha ngaha, abana babe babona ibyo barya, abana babe babona imyambaro, babona aho biga, hanyuma ubuzima bukomeze. Twubaha Imana ariko tunafite Imana. Aka ngaka kitwa ngo iki? Nitwa Filimoni. Yitwa Filimoni. Witwa Filimoni. Witwa nde? Yitwa Wowe witwa nde? Nitwa Debora. Hanyuma wowe witwa nde? Nitwa Dorcas. Witwa Dorcas. Hanyuma Mama Debora, ubuse mwatandukanye n'umugabo wawe, aba bana bafite imyaka ingahe? Biragaragara babandi babiri bavugaga n'uyu Debora n'uriya bari bafite imyaka ingahe? Debora yari afite imyaka 2, uriya yari afite. Ubundi natandukanye nawe anyohereza iwabo kuri Siyasa, nari mfite Debora ntwitinda uriya mwana igeze mu mezi 8. Ubwo rero nza kubyara, ariko mbona ngiye kubyara kuko nabonaga basa n'abantu bampaze bankoresha ubucakara, ngi wacu ndatega ngi wacu. Maze kubyara nyine nsubirayo, nibwo bambwiye gutyo. Nibwo imiryango yaho yateranye irababwira ati mushaka itike muhereze uyu mugore, mutangiye kujya muraza hanze, imbwa zitazamurya n'aba bana ntimwabona uko mubisobanura. Innocent. Ubwo nyine baraterana bampa itike, ndagaruka i Kigali. Hanyuma Debora ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 14. Umukobwa ugeze aha ngaha abageze rwose aho yitwa umwangavu,
ukuvanga bari kwanga ifu ubugeze aho wanga ifu nawe ndavuga umwanda yego buri kanya uba woga uba wisukura none Debora umaze gukura wowe ubuzima mubayemo ubona gute bimeze bite ubuzima tubayemo ntabwo nabona uko muvuga ko burakazi cyane ucire ku mayange gatoya wowe ubuzima ubayemo ubona ntacyo bugutwaye ubona bimeze bite kwiga kurya bimeze bite hakinwaye ko hari igihe tuburara cyangwa tukabwirirwa hari n'igihe umuntu abura inkweto akagendesha ibirenge cyangwa se akabura imyenda akabura isabune yo gufura niyo afite ujya ubura n'isabune yo gufura kandi turi kuvuga ko ugeze ahantu ubu umwangavu nyine ndakaraba iyo n'isabune se cyangwa nkogera aho ngaho ubu hari igihe ujya utira isabune none si ubwo gufura utabonye isabune wafura uti ntabonye isabune nyifurira aho ngaho umwenda se utagira isabune ubwo uracyara ujya ucya ntabwo ucya neza ariko nyine uragerageza kugira ngo umwanda ugabanuke ubu se wumva ubuzima bimeze bite wumva bukunyuze wumva bimeze bite tubwire wifuza wenda ko byagenda gute nyine nifuza ko nanjye namera nk'abandi bana nkajya mbona isabune yo gufura nyine foroma hari igihe cyo gumiswa nyine hari nta sabune hari hayihanagura gusa nkayijyanira aho ngaho kandi akaba ari ubwo ugenda kwiga wanabwiriwe cyangwa waburaye yego ubu se iyo ugiye ushonje ubu iyo barimo kwigisha urumva nagerageza ntega amatwi njye ntabwo njya sinzira ku manywa keretse wenda umuntu umenyeye kuryama ku manywa wenda niwe wagira ikibazo cyo gusinzira bari kwigisha ubwo ni ukuvuga ngo nubwo inzara yakwica uragerageza ukavuga uti kanige ndebe ko nazava muri ubu buzima ndimo yego ubwo niyo mpamvu wiga ugashyiramo umwete ati ejo bundi nzavane mama muri ubu buzima wiga ugeze mu kangahe ngeze P4 ubwo ni mu kangahe mu wa kane wiga ni primaire imyaka 10 uracyari mu wa kane ubwo ni kwa kundi yagiye acikisha amashuri yego yagiye avamo kubera kubura ubushobozi nk'ubu bari bamaze imyaka 3 batiga basubiye ejo bundi bakoze igihembwe kimwe ejo bundi nyuma y'aho korona ikinguriye imiryango use ahantu ko mbona aka kazu gafite ibyumba bingahera gafite ibyumba 2 nyine kubera kwa kundi bagenda baremekanya mbanga ko bubaka mu kajagari baba babihurutuye gutyo gusa bakazaba babisubiramo ariko mu by'ukuri birababaje pe birababaje kubona abana bashobora kuba babwirirwa bakaburara kugira noneho umukobwa ugeze nk'anga ashobora kubura imyambaro cyangwa akaba isabune yo gukaraba isabune yo gufura ni ikintu gikomeye cyane birababaje pe kandi mu by'ukuri nta handi Imana izaca ku bantu niho izaca kugira ngo itere inkunga abantu kandi babeho gusa nababwira ngo muhumure Imana mama wanyu senga irahari sibyo kandi namwe mukomeze muyubahe ubu buzima buzahinduka ntabwo ari uko bizahora buzahinduka hanyuma mama Karabo niki wavuga kuri ibi bintu kugira ngo tugere aho dusoreza hanyuma dukomeze n'ikindi kiganiro cyo gusenga sinabona icyo mvuga manumva bimbabaje cyane murabibona ko niba badafite isabune niba badafite ibyo kurya birumvikana nta buriri niba adafite 3,000 byo kwishyura iyi nzu nta buriri ntacyo kwihorosa reba uyu musozi babaho birambabaje rekeraho birumvikana kandi mu by'ukuri abantu twese twavukiye twabyawe n'abantu kandi turi abantu
akaba ariyo mpamvu wenda twabwira ku bantu badukurikiye, inshuti, abavandimwe, abana b'Imana bamenye Imana ndetse n'abatarayimenye, turavuga kwizera ariko muri Kristo Yesu, ariko hariho n'ikintu cyitwa ubumuntu. Reka tubwire wowe ukurikiranye ubutumwa bwiza, ukurikiranye iki kiganiro, kuba umuntu ufite wagira icyo ukora kugira ngo dufashe uyu muryango, dufashe uyu mubyeyi n'abana. Urumva yazize uko Imana yamuremye, ngira ngo ni amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda yagiye abaho, ariko n'uyu munsi birumvikana ko hakiri abantu bagifite uwo mutima umeze utyo, kugira aho umugabo ashobora guta umugore we iwabo, umugabo bakanga abana, ngo basanga banza abana ngo ntabwo bahuje amoko, iwabo umugabo bakanga umugore ngo ntabwo bahuje amoko. Murumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Aya ni amateka mu gihugu cyacu duhora tugira ngo birangire, ariko abantu baracyafite amoko muri bo. Rero murumva ko yazize uko Imana yamuremye. Hari n'abandi bakibizira hari abandi bakibizira. Murumva ko abana nibo babigendeyemo, kandi ibi ni by'igihugu cyacu gihora cyanga kirwanya kugira ngo ibi bintu twe kubiba umwuka mubi watwinjiyemo kera mu bana bacu. Reka tubwire aba bantu badukurikiye n'inshuti zacu, abantu bakunda Ayaroni TV, ko aricyo cyatumye duhagurutswa no gusenga no gusengera abantu no kwigisha abantu gusenga kugira ngo Imana igaruke muri twebwe. Rero mu by'ukuri ibyo bintu urumva byabaye kera, hashize imyaka, urumva bimaranye imyaka. Reba abana, umwana ageze imyaka 14 abimaranye imyaka, yaratarabona umwomora igikomere, yaratarabona uwabibwira, yaratarabona uko bigenda. Mu by'ukuri leta yacu igerageza uko ishoboye kugira ngo ibintu bicike. Ni nacyo cyanatumye Imana natwe duhagurutsa kugira ngo Imana itunyuremo, abantu batabarwe. Kandi nukuri ndabizi neza uzagira icyo akora kuri aba bantu, kuri uyu muryango, ndabizi neza Imana y'amahoro izamugirira neza. Oya, izamugira neza, kuko uyu muryango n'abana b'Imana banakijijwe, na abakozi b'Imana, uyu mubyeyi n'umukozi w'Imana. Rwose reka dusabe tubwire abadukurikiye ngo kubw'umutima w'ubumuntu no kuba ukijijwe, icyo wabona watera inkunga uyu muryango, hanyuma Imana izabiguhembera. Cyane ko Yesu hari ijambo yavuze, yaravuze, ndumva ari muri Matayo ibice 10:41 na 42 yaravuze ngo umuntu uzemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingorano y'umuhanuzi, kandi uzemera umukiranutsi ko ari umukiranutsi azahabwa ingorano y'abakiranutsi, kandi uzanywesha ku gacuma k'amazi akonje kuri aba batoya kuko ari umwigishwa wanjye, ngo namubwire kuri yuko atazabura ingororano ye. Uzanywesha agacuma k'amazi akonje gusa. Yesu ntigeze avuga ibintu bikomeye, agacuma k'amazi akonje gusa, ngo ndababwire kuri yuko atazabura ingororano ye. Ni famiye y'abana b'Imana bakijijwe, bubaha Imana, n'abakiranutsi, nkuko Yesu avuze ngo umuntu wese uzemera umukiranutsi ko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Reka wenda tugira aho dusoreza, tubwire umuntu wese dukurikiye ngo kubw'umutima wa kimuntu mwadufasha gutera inkunga uyu muryango, Imana ikagira icyo ikora. Yaba ari n'uwavuga wenda ngafite akazi nakamuha, yakamuha, urumva ko n'umubyeyi kandi ashoboye gukora. Hanyuma kugira ngo tugere aho dusoreza, turagira ngo wenda atange nimero ze ku muntu wese wakumva afite umutima, yafata nimero ye akagira icyo akora kuri umubyeyi, yaba ari amafaranga, yaba ari kumuhamagara ngo ugire icyo umuha ku birebana n'ibiryo, yaba ari kuba watera inkunga abana be ku birebana no kwiga. Hanyuma atange nimero ze ku buryo umuntu wamushaka yamubona. Hanyuma Mama Debo, waha abadukurikiye iyi nimero kuri Ayaroni TV kugira ngo wagira umutima wo kugira icyo agutera inkunga agafata iyo nimero akagufasha. Ni 078 580 71 93. Wasubiramo nanone? 078 580 71 93.
ongera usubiremo hanyuma uvuge n'amazina kugira ngo uzagira icyo akohereza yaba ku mobile money ayo mazina arebe ko ariyo wavuze ariho. nimero yanjye ni 078 580 81 93. nitwa Niragire Immaculée. Reka tubabwire nshuti bakunzi mwari mukurikiranye iki kiganiro ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere kandi imirimo y'abera izibukwa. Imana ibaha umugisha cyane, ubwo wagira umutima yamufasha. Mugire amahoro y'Imana. Shalom shalom.